kubita kuri ka umugore arataka maze azana kubita kuri ka ibi byiza kuri mwese mukomeza gukurikira ibiganiro bya Rwandacom turizera ko mumeze neza no munsi ukomeje kuba umunsi utari mwiza by'umwihariko kuwitwa Gtaff akaba ari umwe mu basore bakomeje guca ibintu by'umweka mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yo gushyira hanze indirimbo yagiye ibica bigacika ku rubuga rwa YouTube ndetse ikaba isereri mu buri rubanda ndetse no mu baturage bo hasi hafi yo mu byaro. Ni indirimbo yamaje kuzuza irenga miliyoni irenga n'ibihumbi magana bamaze kwireba ku rubuga rwa YouTube, ikaba ifite plays cyangwa se abayikinnye bagera kuri benshi cyane by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Witwa rero Gtaff akaba ari yamenyekanye by'umwihariko kuri komedi akunze gukora akina abinyujije ku rubuga rwa YouTube ku macano atandukanye agenda anyuraho. Yamenyekanye rero by'umwihariko uburyo akunze kwigira nk'umuntu w'umusazi cyangwa se w'injiji by'umwihariko mu kubazwa ibibazo nawe akabisubizanya harimo bisa nkaho nta bwenge yashyizemo. Abantu benshi bagiye bakunda uburyo uyu musore yitwara by'umwihariko mbese muri rusange lifestyle yiwe y'ukuntu nyine ari igicucu. Abantu benshi bakunze ukuntu ari igicucu we, ukabona nyine abantu benshi babikunze, ukabona ukuntu nyine yitwara, ukabona ibigambo avuga, imyitwarire ye. Ibi rero bisa nkaho byamugejeje ku gasongero ahita akora indirimbo ayitara Gitosa. Indirimbo yamenyekanye by'umwihariko mu bigo by'amashuri abana bayibyina, ngira ngo hari amavideo yagiye ajya hanze abana bari kuyibyina, hari amavideo yagiye ajya hanze abana bato cyane mu bigo bya primaire bari kuyibyina banayiririmba. Abantu benshi bakomeza kugenda bavuga ati witwa Gtaff yakagombye gutabwa muri yombi dore yari kuzana ibintu byitwa ingeso mbi, ubusambanyi mu rubyiruko ndetse n'abana bakiri batoya. Ati ibintu rero bagomba kubigenderaho maze witwa Gtaff agatabwa muri yombi nk'uko byagiye bigenda bivugwa by'umwihariko n'abanyamakuru batandukanye mu gihugu. Harimo abakora kuri RBA, harimo Mutesi Scovia nyiri mama w'u Rwagasabo TV, mbese harimo ingeri nyinshi z'abanyamakuru. Harimo n'uwitwa ngo Emi Kinege, ngira ngo murabizi ko nawe yigeze no kubasaga ndende. Emi ubwo yabazaga umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ariwe Dr Murangira Bitsera ese umuntu washyize indirimbo hanze akayitara Gitosa ariwe uzwi nka Gtaff nta gahunda yuko mwaba muri kumukurikirana kugira ngo wenda abe yatabwa muri yombi? Abantu benshi bagiye babigaruka baravuga ati hari abantu baba bagifite ubugome, ibaze kwitinya ukabaza ikibazo ngicyo ubuyobozi ubabaza ngo umuntu wakoze iki kintu ngo ntabwo yagombye kuba yatabwa muri yombi. Abandi bakavuga ati Emi yabivuze nyine nk'umunyamakuru nyine ufite urwango muri we. Hari n'abagiye badatinya kuvuga ko ngo n'ubwa mbere babonye umuntu ujye uba mubi imbere n'inyuma, ubwo bashaka kuvuga ko nyine Emi n'inyuma ari mubi, ariko bakabibuza n'amagambo yavuze bakavuga ati ni mubi imbere n'inyuma. Witwa rero Gtaff iyi nkuru ntabwo tujye kuvugaho cyane, ahubwo tujye kugaruka ku nkuru yuko ari gutireta cyangwa se afite akabakobwa ngira ngo abenshi bagiye bavuga ko kitwa Ivete n'akabakobwa cyane rero kamukunze karamukunda kamera nk'akamwihebeye. Abantu benshi bamenye uyu mukobwa nyuma yaho hagiye amashusho hanze bari nko mu bihe nyine umuntu yakita kari byiza, ntago ari ukuvuga ngo bari bahuje urugwiro, ariko bari mu cyumba nyine bari gusomana bari guhoberana. Nyuma yaho gato haza kujya amafoto rero y'aba bantu bombi ari babiri ajya hanze Gtaff ari kumwe n'uyu mukobwa. Abantu benshi batangiye kuvuga ati burya abakobwa nk'uko bateye, n'umwana w'umukobwa mwiza, n'umwana usa neza ukiri mutoya, n'umwana nyine ubona. Abantu benshi bavuga ati ntabwo uyu mukobwa akwiye Gtaff, ariko abandi bakavuga ati abagabo barabuze nta mpamvu atamukwiye. Abandi bakavuga ati kuba Gtaff yaremeye uno mukobwa yaremeye gukunda Gtaff ntabwo ari uko Gtaff ari umuntu nyine uyu mukobwa yamukunze, ahubwo umukobwa arishakira fame kandi kuba kashaka kumenyekana nyine, ariko kugira ukamenyekane kagomba kubinyuza kuri Gtosa kuri kubita kuri ka niwe yagomba kunyura kugira ngo abashe kuba yamenyekana. Ni amakuru rero yacaca ku mahanyamaga avuga ati witwa Gtaff yabashije kubana n'uyu mukobwa. Hari n'abagiye batangaza bavuga ko ngo uyu mukobwa ngafite imyaka 19, ubwo bakabihuza n'imyaka 32 ya Gtaff bakavuga ati ariko imyaka 19 uwo mukobwa yaramaze gukora by'umwihariko amaze umwaka urenga. Abandi bakavuga ati Gtaff mbere yuko yinjira mu rukundo n'agakobwa yabanje kumenya yuko gafite ID, abanza kubona ko nyine kujuje ibyangombwa ku buryo nyine atazakurikiranwa. Ni ibintu byagiye bitangaza abantu kubirekana bababaza ku buryo abantu benshi bagiye bavuga ko uyu mukobwa ngicyo gishobora gukoraho Gtaff ngo nuko uyu mukobwa ashobora kuba yararitse ishuri.
abandi akavuga ati uyu mukobwa yaretse ishuri. Gtaff rero ngo kuba yaba ari kumwe n'umukobwa waretse ishuri nubwo yaba yujuje imyaka ngo ibyo nta kintu biza kumushyigikiraho, ubyenze kunze agomba gutabwa muri yombi. Ni inkuru rero yakomeje kugenda by'umwihariko abantu bakoze live by'umwihariko y'ejo hashize, nahoze numva bitwa ba Didumba babitangaza bavuga ati ibintu Gtaff yakoze rwose ni amahano ntago ari ibintu wapfa kwisukira uri umuntu utekereza. Urumva ko asa nk'uwishyize muri riske kandi riske idafite igisobanuro na gitoya. N'amakuru akomeje kugenda ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko murabizi ko twebwe nka Rwandacom tubagezaho amakuru ari trends ndetse nagezweho nyine nk'uko mubizi cyangwa se mubimenyereye. Nyabureka niba utarakora subscribe nakubwira ngo kareba kuri ukazogera aho hasi ukande subscribe maze kugira ngo buri ko twaploadinze ujye ubasha kuba uwa mbere cyangwa se uba mu ba mbere babasha kubona ikiganiro. Njye muri kumva cyamuteze amatwi ni Ismail muri kumukira kuri Rwandacom. Niba utameze neza nakubwira ngo hamwe n'Imana ugomba kumera neza. Mukomeze kugira ibihe byiza.